Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo kuki uhora wumva wibasiwe kandi ukaba utabona icyerekezo. Twese twagiye tunyura mu bihe byo kumva ko ibintu bitagenda neza. Birashoboka ko waba uri mu bihe ugorwa no kugera ku ntego zawe, ukumva ntacyo ugeraho cyangwa ibintu byose bigahora bigaragara nk'ibifite imbogamizi zigoye kurusha ibyatambutse byose. Ariko twakwibaza ikibazo kivuga ngo ese ni iki gituma utabona aho werekeza? Akenshi usanga biterwa n'imyumvire, imyitwarire ndetse no kutigirira icyizere, bityo bikabangamira imbaraga zacu. Ariko hari ibintu ushobora gukora ukigobotora iyo migozi iguhambiriye, ukumva urabohotse ndetse ugatangira urugendo rwawe mu cyerekezo nyacyo. Twibaze tuti kuki wumva umeze nk'uboshye? Icya mbere gituma wumva umeze nk'uboshye ni ukutagira intego zisobanutse. Akenshi kubaho udafite intego, utazi n'icyo ushaka kugeraho, byangiza ubuzima bwawe. Ndetse twanavuga ko upfa rwose nubwo waba utazi uko buri gupfa, kandi rwose abantu benshi tubaho tutazi icyo dushaka. Hamwe ushobora gutungura umuntu, wamubaza ibijyanye n'ibyo yifuza kugeraho, ukumva nawe arashidikanya ntahamye hamwe. Niba rero uri muri abo badafite intego zifatika, ntacyo wabasha kugeraho, ahubwo urimo urigana abandi kubaho gusa, nturi kubaho nkawe. Icya kabiri gituma wumva uboshye ni ugutinya inzitizi. Gutinya inzitizi biri mu bintu byabasa abantu benshi, kandi usanga nta kindi bizana mu buzima bwacu uretse umunaniro ndetse no guhora wumva ibintu byose ugerageje gukora wabivamo utaranabitangira. Ariko intego nyamukuru ni uko wakwiga uko wahangana nazo, kandi rwose ntukitinye kuko ubwo bushobozi bwo guhangana n'izo nzitizi urabufite. Icya gatatu gituma wumva umeze nk'uboshye ni ukudaha agaciro imbaraga zawe. Mu by'ukuri hari igihe wumva udashoboye kubera ko utazi neza ubushobozi bwawe, cyangwa se utazi icyo ushoboye gukora neza. Gusa buri muntu burya mu buzima aba afite ubushobozi bwo guhindura ibintu ndetse no kugera ku byo yifuza. Ni gute se wakwibohora bene izo ngoyi? Uhereye kuri iki kibazo hari ibintu bike twakora. Icya mbere, gerageza gushyiraho intego zifatika. Nubwo akenshi byoroha kubyibagirwa byose, ariko intego zawe zose zigomba kuba zifatika kandi zifite igihe ntarengwa. Mbese iyemeze, ariko mu buryo bufite igihe, bitari mu kajagari. Fata igihe utandukanye intego zawe kandi ugire aho wifuza kugera. Urugero, ushobora kwicara uyu munsi ukavuga uti mu myaka 2 iri imbere ndashaka kuba nanjye wenda hari ibikorwa byanjye nikorera ku giti cyanjye. Ariko uyu munsi ukaba uri mu kazi k'abandi, ufite abandi uri gukorera. Icyo gihe ushobora kwicara ukavuga uti uhereye uyu munsi ngiye kubara amezi 24. Ku mezi 24 nzaba maze kugera kuri iki, nzaba maze kwiga neza umushinga wanjye nshaka gukora, nzaba narashatse igishoro ngikuye muri aka kazi nkora, cyangwa se ku baterankunga narakibonye. Ariko ku mezi 24 azarangira nanjye nsohoka hano nkajya gukora ibikorwa byanjye. Icyo gihe urumva ugize intego ifatika kandi inafite igihe. Icyo gihe rero yishyizeho gutyo unaharanira gukomeza kuyikora. Icya kabiri, kwiga gutsinda ubwoba buri muri wowe. Ubusanzwe ubwoba ni inshuti ya buri muntu wese, ariko ntabwo ukwiye gukandamizwa nabwo. Menya kwiga guhangana nabwo no gutangira ibikorwa byawe bito bito. Urugero, usanga abantu benshi muri rusange usanga bafite intego yo kwikorera. Uwo ari wese azakubwira ati kwikorera ntako bisa, ariko wamaze impamvu atari kwikorera,
nta nubwo akubwira yuko wenda adafite ubushobozi, ahubwo arakubwira ngo ese ibintu nshaka gukora, ngo ese ubu mbigiyemo bikanga, ngo ko mbona birimo abantu benshi, ngo ese mbese yabaye ese mu buzima bw'abantu. Icyo rero ni ikigaragaza ko ufite ubwoba, ariko mu buzima bwawe niba hari ikintu wumva ushaka kugeraho, gerageza gutsinda ubwo bwoba buri muri wowe. Icya gatatu, gerageza kwizera ubushobozi buri muri wowe. Igihe cyose utangiye kumva ko udashoboye, icyo ni cyo gihe cyiza cyo kwibuka cyangwa se kwiyibutsa ubushobozi bwo kugera ku byo wifuza. Reba impinduka mu buzima bwawe ushaka kugeraho, kuko wowe ufite ubushobozi bwo kuba wagera ku cyo wifuza icyo ari cyo cyose. Gerageza rero guhora wiyibutsa ubushobozi ufite muri wowe. Nuko rero igihe kirageze ngo urekure ibyo bigukoma mu nkokora. Fata umwanya, ugire intego, ukore ibishoboka byose, kandi wirinde gusubira inyuma. Umunsi umwe uzireba ubone impinduka zabaye, kandi bizatuma ugira imbaraga zose mu gihe kiri imbere. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. Niba wakunze ikiganiro cyacu, duhe comment, hanyuma unagisangiza abandi, kandi niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kugira ngo dukomeze no kubana no mu bindi biganiro. Shalom shalom.